Yesu ashimwe nshuti bakundwa, ndabasuhuje. Amahoro y'Imana abe muri mwe mwese hamwe n'imiryango yanyu. Icyumweru cyiza kuri mwese. Uyu munsi ni umunsi wa mbere wo gutangira icyumweru, turi mu mpera z'umwaka. Rero dufite amashimwe ko Imana ikiturinze. Uyu munsi rero tugiye gusenga, dusengera mu ijambo ry'Imana riri mu bami ba mbere, ibice byaho ni 3. Tugiye kureba aho umuntu aryama mu gicuku umwanzi akamwiba. Wari uzi ko ushobora ukaryama nijoro, ariko mu gicuku umwanzi akaza akakwiba, akakunyaga? Wari uzi ko hari abantu barara bataryamye kubera wowe? Wari uzi ko hari abantu bubikiriye umugisha wawe? Muri iki gitondo rero tugiye gusenga isengesho rigaruza ibyacu twibwe mu gicuku cya nijoro. Hano ijambo ry'Imana riravuga ngo Abami ba mbere 3:20 avuga ngo icyo gicuku arabyuka ankura umwana mu gituza, ubwo umuja wawe nari nsinziriye, amuryamisha mu gituza cye, wa wundi wapfuye amuryamisha mu gituza cyanjye. Mbyutse mu museke konsa umwana nsanga yapfuye, ariko mu gitondo mwitegereje mbona ko atari umwana wanjye nibyariye. Imana yacu ni ishimwe. Uyu ni umugore, ni inkuru z'abagore babiri, ariko umwe yabyaye umwana muzima n'undi abyara umwana muzima, ariko undi mu gicuku araryama arasinzira. Amaze gusinzira aryamira umwana nabi, abyutse asanga yapfuye. Arangije aramufata amushyira mu gituza cy'uwari ufite umuzima. Arangije aragenda araryama. Uyu wari ufite umwana muzima ngo abyutse mu gicuku hagati asanga umwana yapfuye, wagiye kumwonsa. Araceceka araryama aratuza, ariko mu gitondo yitegereje asanga umwana atari uwe. Muri iki gitondo nawe ushobora kuba wibwe. Hari igihe umuntu akwiba ukabimenya, hari n'igihe umuntu akwiba ntubimenye. Iyo uri maso urabimenya. Yesu yaravuze ngo mube maso, kuko umujura ntazanwa n'ikindi uretse kwica, kwiba no kurimbura. Rero muri iki gitondo ushobora kuba wakangutse mu gicuku gusenga bikakunanira. Hari igihe umuntu abyuka gusenga bikanga, ukaryamana bya bindi bipfuye. Ariko nimba ugiriwe ubuntu muri iki gitondo cyo kubyuka uri muzima, ukaba usanze uri muzima, genzura neza ibyawe byibwe. Mwene data, umwanzi hari igihe ajya aza nijoro akatwiba. Abarozi batwiba nijoro, abajura iyo bagiye kwiba biba nijoro. Muri iki gitondo rero ugiye gusenga isengesho rigaruza ibyawe wibwe mu bicuku. Umwanzi yakuguraniye, ashobora kuba yaguhaye ibitari ibyawe, ariko iki gitondo ugiye gusenga ugaruza ibyawe, umugisha wawe Imana yaguhaye. Rero mwene data, usenge ni ukuri kandi ube maso, kubera yuko mu gicuku hagati umuntu ageza n'umwana we akamugurana. Umuntu araza akakuguranira umugisha, imigisha barayiba. Mwene data, nubwo umugisha w'umuntu mukurikirana, ariko hari igihe umunyarwanda niwe wavuze ngo utakwibye aragukerereza. Ashobora kuwutwara ntawuheze kuko hari icyo Imana yakuvuzeho, ariko ashobora kugukerereza. Rero birakwiye ko uba maso, ugasenga, ukagaruza wa mugisha wawe, ukagaruza bya bintu byawe bakwibye. Ntarirarenga. Ushobora kuba mu gicuku wananiwe kubyuka ngo usenge. Ushobora kuba mu gicuku waryamye ugasinzira. Ushobora no kuba wabibonye ukabona ko ari intumbi, ariko kuba wabivumbura bikanga, kubera ko hari mu museke hatabona. Ariko iki gitondo izuba riratangaje, ni igitondo cyo gusenga.
ntukabyuke ngo uve mu rugo ugenda udasenze, ntukabyuke ngo uve mu buriri bwawe ufate imyambaro ugende wambara ugenda udasenze. Uyu munsi ndakwinginga mwene data, umwanzi aryamira amajanja, umwanzi ntasinzira. Bibiliya iravuga ngo Satani yateze Yesu ngo ari mu butayu, ngo aramugerageza biranga, arangije kumugerageza byanze, Bibiliya avuga ngo amutega ikindi gihe. Satani ashobora kuba yaguhize ku manywa akakubura, ashobora kuba yaguhize ku manywa akaguteza impanuka bikanga, akaguteza ikigeragezo runaka bikanga, ariko byagera mu gicuku cya nijoro akagushobora kuko waryamye wasinziriye. Mu museke wakanguka nk'aho wagasenze bikanga, ariko muri iki gitondo ongera kandi umunesheje isengesho kugira ngo n'ubundi umunsi uri bwirirweho wirirwe umeze neza aho wirirwa. Igitondo, buri gitondo birakwiye kubyuka ugasenga Imana. Rero mwene data, nyemerera muri iki gitondo usengere inzira zawe, usengere imiryango yawe, usengere abana bawe, usengere akazi kawe, usengere urugendo rwawe, usenge aho ugiye kujya, kuko umwanzi afite byinshi yagutwaye, ariko haracyari ibyiringiro ko ushobora kubigaruza. Ongera ugaruze imigisha yawe, ongera ugaruze ubuzima bwawe. Turi mu mpera z'umwaka, aho Satani ateza impanuka, impfu zitunguranye, aho wumva umuntu ngo yapfuye kandi yari muzima. Ariko muri iki gitondo tugiye kugaruza ibyacu Satani yibye nijoro. Satani yatuguraniye akaduha ibyapfuye, akatwara ibizima byacu. Iki gitondo tugiye kumera nk'uyu mugore, dutake dutabaza umwami. Uyu we yabwiye umwami Salomo, ariko twebwe turabwira umwami w'abami ari we Kristo, tumubwire ngo yewe Kristo, batwibye, batunyaze. Iki gitondo umwami Imana kugarurira ibyawe. Reka dusenge, uzamure isengesho usenge. Mu izina rya Data wa twese n'iry'Umwana n'iry'Umwuka wera. Mana, turasenze muri iki gitondo, turasengera imigisha yacu, turasengera ubuzima bwacu. Tuvuye mu gicuku, tuvuye mu ijoro ry'icuraburindi. Satani arazenguruka ashaka uwaconshomera, ariko ntabwo yaduconshomeye ngo atushobore. Birashoboka ko hari ibyacu yatwaye, ubuzima bwacu yatwaye, imigisha yacu yatwaye, abana bacu yanyaze, abagabo bacu yanyaze, abagore bacu yanyaze. Mu izina rya Yesu, imiryango yacu yanyaze. Mu izina rya Yesu, abacuruzi yanyaze, ibihombo yateje mu bantu bawe. Mu izina rya Yesu, Mana, turasengeye umunsi, utubere umunsi mwiza, utubere umunsi w'imbabazi, utubere umunsi w'umugisha. Mu izina rya Yesu, duhagaze mu butware waduhaye, mu mbaraga waduhaye. Turasenga duhamagara Imana kugira ngo wite kudutwikire kandi ube ari wo ubana natwe. Urakoze, turagushimye, urakoze, tuguhaye icyubahiro kandi turakunezerewe mwami. Icyubahiro ni icyawe mu izina ryawe Yesu Kristo, amen. Imana rero iguhe umugisha kandi wirirwe neza. Aho wirirwa wiriranwe umugisha w'Imana. Imana yongere kandi iguhe umugisha mu byo ugiye gukora byose, mu butunzi bwawe, mu byo ugerageza gukoramo byose. Imana ibiguheremo umugisha, amen. Mwene data, nimba unyuzwe n'amasengesho dusengera hano hantu cyangwa ijambo ry'Imana tubanyuzaho, ujye wibuka gukora subscribe, ukande ku nzogera, hanyuma ukoreshe na comment, kandi Imana izaguha umugisha mu izina rya Yesu.